Ndagushimiye wamaze gukora subscribe kuri BMOG official. Nawe urimo urareba iyi video ariko utarakora subscribe, nguhaye ikaze. Aka kanya reka dukore indi video ivuga ku bijyanye na Mifotra. Ejo twerekanye uburyo ushobora gukora application yawe, ariko twabanje kunyuramo mu buryo ushobora gukora register ukikorera account kuri Mifotra. Nubwo tutabivuzeho byinshi, ariko twerekanye inzira nziza ushobora gukoramo ukora account kandi ikaba successful. Hanyuma twahise dukora application. None rero uyu munsi tugiye n'ubundi gukomeza n'akandi ka video kagaragaza ibijyanye na application kuri Mifotra. Ariko uyu munsi ntago turi ujye mu bintu byinshi, kuko ikituzanye ni ugukora kuzuza ibyangombwa bitandukanye byo kuri Mifotra. Ejo twabivuzeho kuri video twakoze ku munsi w'ejo. Deja yabaye twayipublishinze uyu munsi saa sita. Iyo video nibwo yabaye public, nibwo mwatangiye kuyireba. So rero reka rero dutangire video y'uyu munsi. Reka dutangire nawe urebye video yacu ivuga kuri Mifotra bwa mbere kugira ngo bizakorohere. Reka twereke uburyo bitangira. Yes. Hanyuma icyo ukora ujya kuri browser yawe, twebwe dukoresha iyi Google Chrome, niyo twe dukoresha. Reka tuyemeze. Ujya kuri browser yawe ukayifungura nk'ibisanzwe, ukajya warangiza ukajya aho ufungurira, aho ukorera search. Reka tuhafungure hano hejuru aho dukorera search, dusearchinge. Hari hafungutse urubuga rwa Mifotra, ariko nge nuko naruhozeho niyo mpamvu bifungutse kuriya. Hanyuma uzandikamo muri search, uzandikamo ngo Mifotra, wemeze. Bizafunguka bimeze gutya. Hanyuma wowe reka tubikore vuba nta gutinda. Wowe uzahita ureba hameze gutya, niho uzemeza. Numara kuhemeza izafunguka muri ubu buryo. Niba udafite account ushaka gukora account nshya, uzaca hano handitse register. Ariko twebwe ko dufite account, twe turinyurira hano hari handitse ngo login, niho twe turi bunyure twemezeho. Niturangiza twinjire muri account yacu. Hejuru tuzahashyira, hejuru hajya email, hasi hakajya password. Deja twe byahise binafunguka. Account twe dusanzwe tuyifite, tumaze n'igihe twarayifunguyeho. Tumaze igihe tunayikoresha kuko ndumva nk'umwaka ushize. Yes. Hanyuma turagira ngo rero ndagira ngo mbereke uburyo ushobora kuzuza ibi byangombwa ukaba ushobora kwemererwa kwa applyinga mu gihe wafunguye account nshyashya. Ugashyiramo ugashyiraho identity, ugashyiraho education, ugashyiraho languages, ugashyiraho yes, ibi byose nyine ndimo kwerekana ukabyuzuza. Yes. Hanyuma ugatangira kwemererwa kwa applyinga, mbega ukaba wageza amanota nk'aya ngaya. Yes. Hanyuma reka mbereke nihuse nta gutinda, nawe ushaka iyi video iba ndende. Twebwe icyo dukora rero, turanyura hano, ngira ngo muri kuhabona hano handitse ngo profile. Aha kuri profile niho turi bunyure maze twemezeho. Niba mwabibonye twabanje kwemeza kuri utu dufresh kuri utu dukoni dutatu two hejuru, nitwo twe twari twanyuzeho nyine kugira ngo tubone hariya hari profile n'iki. Twe twabanje kunyura kuri utu dukoni dutatu, niho hari menu. Hanyuma wemeza nyine, wemeza hariya handitse ngo profile nk'uko namaze kubikwereka. Hanyuma iyo bifungutse bifunguka bimeze gutya. Yes. Niba ari bugikereye account, ntago hano hantu hazaba hameze gutya. Aha ntago hazaba hameze gutya, hazaba hari hameze yes, hazaba hameze nkaha ngaha nk'uko utungutu tumeze hatamakinze. Twebwe rero ikintu tugiye gukora aka kanya ni uburyo tuzashaka uburyo hahinduka, tugira uduhinduka icyatsi nka kuriya tukaba marked nk'utungutu, ari nabyo bizaguhesha aya manota. Yes, iyi percentage bishobora ari nabyo bigomba kukwemerera kwa applyinga, kuko udafite percentage nibura igeze kuri 50% ntago bashobora kukwemerera kwa applyinga. Rero wicyo ukora iyo hamaze gufunguka gutya, urabona hari ibintu byinshi, hari byinshi. Ariko hano urabona hano na ha CV, hano uploading aho CV. Iyo umaze ku uploading aho CV, muri video ikurikiraho tuzabereka uburyo ushobora kwikorera CV bikoroheye. Ariko twebwe icyo tugiye gukora tuje kuzuza izi profile. Hano hari my profile, nibyo tugiye kuzuza. Yes, nibyo tugiye kuzuza. Icyambere ukora uza hano hari urabona ni ibintu byinshi, ariko reka tubinyuremo twihuse. Uri kubona
hano hari identity ni nimero y'indangamuntu uyuzuzamo, amara kuyuzuzamo bihita binivivura nk'uko hano bimeze. Iyi ndangamuntu nyine bayiverifinze kumwe nakubwiye nababwiye muri video nakoze ejo uburyo nyine bahita baverifyinga, barayiverifyinga hano kuzuza hano, kubera yuko uba wujujemo inimero y'indangamuntu igihe uri gukora registration. Ibi bintu birizana amatariki y'amavuko n'iki, aho wavukiye, byose ibi byose shyizeho aka kamenyetso birizana kuko barakoresheje indangamuntu kandi biba biri ku ndangamuntu. Ariko twebwe yes n'iyi email ubona hano, iyi nayo uba warayikoresheje registration, nayo irizana n'iyi phone number. Mbega ibi byose birizana. Twebwe ikintu tugiye kureba kuko urabona ushobora no kubyapdatinga ukabihindura uko ubishaka bitewe n'uburyo byifashe noneho bya nyabyo. Hanyuma twebwe ikintu tugiye gukora, tugiye kukwereka uburyo ushobora guhita ushyiraho diplome yawe cyangwa certificate yawe, kuko urabona ko hano hari certificate. Yes, twebwe icyo dukora, twe tugiye gushyiraho certificate. Icyo uzakora nta kindi, uzahita uza hano handitse ngo add new plus new, kano kamenyetso ko guteranya kariho new. Yes, niho uzaca wemezeho. Numara kwemezaho turabona ibintu byinshi. Hano habanza uzashyiramo country ni u Rwanda, uzashyiraho institution, choose institution naho wize, ikigo wizemo. Yes, noneho choose degree, hano uzahitamo degree cyangwa ibyo wize, urwego wize ukageraho, niba warize niba ufite A2, niba ufite A1, niba ufite A0. Yes, hano hasi rero choose qualification, hanga noneho uhitamo nyirizina ibyo wize. Yes, nka section. Yes, hanyuma hasi year of completion, hano ushyiraho umwaka wasorejemo ayo masomo yawe. Hano noneho hano ahangaha hari attach degree, hano niho wemeza. Hano hari ngo browse, hano hari browse, warangiza bagahita bakudirectinga mu ntuza icyumba cya memory ya phone yawe, ukaba wabitoranyamo. Reka duse nk'abafata urugero ko ntabwo turi ubitindemo ko twe twamaze kwishyiraho. Igihugu n'u Rwanda, reka turebe igihugu u Rwanda. Institution, reka twitemo institution. Institution ni ahantu uba warize. Ngewe ni Kigarama. Ni Kigarama. Yes, urabona hano hahita haza ibigo birimo Kigarama, nawe uhita utoranyamo icyawe. Kigarama TVET. Oh sorry ko mbona kitaza Kigarama. Oh sorry. Okay, good. Dore ngiyi Kigarama TVET school. Yes, ubwo ugahitamo ikigo cyawe, ugahitamo degree. Ngiye ni A2, ngewe ni A2. Yes, A2 kayemezamo. Noneho qualification ni A2, urabyandikamo A2 in accounting cyangwa A2 certificate in accounting. Nyine biterwa n'ibyo wize. Urabona ngiye biraje mbyemejemo. Yes, year of completion nashoje 2017 just. Yes, iyo umaze kwemeza mu mwaka uhita ukanda hano nkuko nabikubwiye, uhita ukanda hano hari browse. Yes, kanda hari browse ukemezaho. Iyo umaze kwemezaho hahita haza aho ugomba kwinjirira uhitamo diploma yawe. Ubwo nawe uba warayifotoye, warayitunganje, warayiscaninze imeze neza iri muri telefone. Turemeza hano handitse ngo media, hano media. Ariko nawe wakwemeza aho ushaka, ubona ko hari buyikugezeho cyangwa ukemeza hari kamera kugira ngo uhite uyifotora. Yes, hano rero urabona ujya ahari ama document kugira ngo utoranyemo document ushaka gukoresha. Cyane ibyiza nuko ukoresha document iri PDF. Reka turebe hano muri scanned. Gusa nge ntago ngiye kuyadingaho kuko ngewe isanzwe yadinzeho, gusa ni huca hanyuma yaba irimo ugahita uyishyiraho. Yes, reka je nigarukira inyuma ruriya rwa rugero nakwerekaga. Ibyo birangije uhita wemeza hehe hano kuri save.
yes uhita wemeza kuri save, just bikaba birakemutse, ikaba igezemo nkuko natwe ubona hano irimo. Yes, kandi nzabereka n'uburyo ugenda weditinga ikaba ari imwe ariko ukayitunganya ku buryo uri wigiremo mu buryo n'ubundi buhura nuko uru rubuga rwa Mifotara rubishaka. Ibi ngibi tuzabifataho akanya. Rero tugeze hano kuri add experience. Ngewe ntayo nta experience nashyizemo kuko ngewe kuva nsoje ntawe nigeze nkora akazi kajyanye n'ibyo nize, nta mwanya nta byo gushyiramo experience. Hano kuri certificate, hano niba hari certificate ufite waba warakoreye ariko n'ubundi ijyanye n'ibyo wifuza gukoramo, uraza ukayishyira hano hari kuri handitse ngo awards cyangwa se certificate. Ngewe ntayo. Hanyuma tugeze kuri bino bya disability. Ubwo icyo ukora uraza wemezeho ngo new, hanyuma niba bihari ugenda nawe ushyiraho ibi ngibi bari kukubaza, ugenda ushyiraho ibi bari kukubaza, select disability, witamo disability ufite, level ya disability ufite, ndetse ugashyiraho na proof cyangwa urupapuro rwemeza iby'iyo disability. Hanyuma nge ntayo, ntabwo nayishyize, ariko ibaye ihari wayishyiraho, nyamuneka wayishyiraho batazaguha akazi bigahura nuko disability ufite itabigukundira ukazajya kurekarama nyuma kandi wakabaye warabigaragaje. Hanyuma rero tugeze hano hari languages, uri kuhabona icyo ukora. Ngewe indimi nazishyizeho, ariko n'ubundi wemeza hano kuri add new, wemeza n'ubundi hano kuri add new, hanyuma ukagenda utayipingamo za languages uko ubishaka. Hano urabona ugenda uselectinga language, urabona ko n'ikinyarwanda cy'iwacu kirimo, n'icyongereza n'igifaransa n'igiswahili byose, indimi hafi ya zose zirimo. Hanyuma ukagenda wemezaho, ukagenda ushyiraho n'urwego urwo rurimi uruzo, niba ari cyane ni excellent. Yes, ku kinyarwanda ni excellent ko niho navukiye. Icyongereza very good, cyangwa naho ushyira ngo good gusa, biterwa n'urwego urwo rurimi uruziho. Tugeze kuri aka ka publication. Hano kuri publication rero uko ubibona, niba hari akazi ukora, hari nk'ikintu waba warashyize hanze, urugero nk'igihangano cyawe, nk'igitabo wanditse, cyangwa n'ibindi bintu washyizeho abantu bashaka kubona, wenda waramamaje, waragize ibintu bega byose waba warakoze bijyanye n'impano yawe, uraza ukabishyira hano kuri publication, kuko nta wamenya bitewe n'akazi ushaka cyangwa n'ibyo wize, bishobora kuba bifite aho bihuriye n'ibyo wize. Yes, urugero warize nk'umuziki, ntago wabura gushyiraho indirimbo wasohoye. Warize kwandika ibitabo, ntiwabura gushyiraho ibitabo wanditse. So rero reka tujye kuri referees cyangwa referees. Umuntu abivuga uko abishaka bitewe n'uburyo abivugamo. Hanyuma referees cyangwa se bari abantu baba bakuzi, ushyiraho batatu cyangwa wanabishaka ukaba wabarenza. Urabona buri muntu ushyizeho ugenda ushyiraho izina rye, icyakora, inimero ye, email ye, ariko byose udafite nabyo nta kibazo, ushyiraho ibyo ufite kuri buri muntu, n'aba bose niko uzabigenza. Yes, referees. Reka duse nk'uwo twenda kongeraho, gusa ntawe turi bwongere, ariko turagaragaza uburyo biba bimeze. Uremeza hano kuri new, umaze kwemeza urabona bakubaza byinshi bitandukanye bimwerekeyeho. Yes, bakubaza byinshi bitandukanye bimwerekeyeho, uri kubibona. Ubwo ushyiraho izina, ushyiraho amazina ye yombi, ugashyiraho nimero ye ya telefone, email, position cyangwa ibyo akora, urwego nyine abifitemo, niba ari nka manager cyangwa n'iki. Noneho referee institution, ubwo ni ikigo akorera. Warangiza ugahita wemeza hano kuri save, hanyuma uwo nawe ukaba umwongeyeho. Reka dukomeze. Hanyuma hano hasi at finally, aricyo kintu tuzanaganiraho cyane, tuzabereka uko ushobora kwa-uploadinga CV, uburyo ushobora kwa-uploadinga CV. Hanyuma ku buryo kuko ntabwo ushobora kwa-applyinga ku kazi udafite iyi CV. Nyamuneka ibintu uzabyitabire, iyi CV ndetse n'ahangaha ha certificate cyangwa diploma, ibintu bijyanye n'ama education yawe. Urabona iyi diploma ntago ushobora kubura kuyishyiraho. Diploma cyangwa degree ufite aha hantu naho ingenzi, ntiwabura kubishyiraho. Guys, video y'uyu munsi ndumva nabanyisoreje aha, kuko ntabwo nshaka ko video y'uyu munsi imara igihe kinini, minota 20 ni myinshi. Rero ndagira ngo ukore subscribe kandi ukore share ku bantu uzi bifuza kumenya uburyo bashobora kwikorera
application kuri Mifotra, ntukajye ujya guhiga babigukorera, ahubwo ujye ubyikorera. Rero iyi ni BMOG official nk'ibisanzwe, video zacu nakagaruka, imvura y'umugisha ihiri byanyu. Ciao ciao, bye, Imana ibarinde.